weekend nziza cyane, umugoroba mwiza. Guys, mbazaniye indi mining yo ukoreramo amafaranga ugahita uyabikuza. Guys, reba iyi video witonze neza, ushobora kuba uzi iyi mining ariko utazi uburyo bazamura level, bityo rero ukajya uzamura level ukinjiza point menshi cyangwa se coin menshi muri iyi website. Iyi website nayo ni imwe muri mining nziza cyane, uri kwiyininga ubundi ugahita ubikuza. Tekereza mining ushobora kuba wamininga amadolari 5 ku munsi, ariko ubwo kugira ngo ugere kuri level yuko wamininga amadolari 5 ku munsi ushaka wanashora. Ndakwereka uburyo ushora ukongera umuvuduko. Urabona nkanjye nemerewe kumininga, izi gold, niba nazita gold, izi gold 98, gold 985 nizo nemerewe kumininga ku munsi. Urabona igihe kingana n'ukwezi nemerewe kumininga gold zingana n'ibihumbi 29,550. Guys, urabibona ko ari ibintu byiza cyane. Kandi nituza hano hejuru handitse finance, ndagira ngo kuri step by step, wewe urasanga bitazuminze, ngiye nabizuminze kugira ngo mubibone step by step. Nituza tukakanda hano handitse financial, tugakanda hano handitse finance, ndaza nzuminge kugira ngo mubibone ko ndabizi ntabwo biba biri kugaragara neza, birasanga umuntu ngo abizuminge bize gutya bigaragare neza, gutya nibwo mubibona neza. Urabona ko zira gold ibihumbi 2 zingana na $1. Imagine guys, gold ibihumbi 2 zingana na $1, kandi dolari igeze ku 1450 y'amafaranga y'u Rwanda. Urabona ko hano harimo uburyo bwinshi bwo kubikuza: TRX, Stone, Binance, Dogecoin, Litecoin, Bitcoin, TR20, B20. Urabona harimo uburyo burenga 100 bwo kubikuza. Ubu ni uburyo bwose wabikuza mu gihe wujuje minimum. Guys, muri website ngiye kwereka uburyo ukoramo amafaranga. Nureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye, uramaze gusobanukirwa uburyo ukora amafaranga muri iyi website ya mining, uburyo uzamura level ndetse n'uburyo uzamura level ndakwereka uburyo uzamura level n'uburyo ubikuza muri application iyo ugize minimum. Guys, iyi video igamije kwigisha, nta bindi. Ikintu rero ugomba gukora ni ukuntega amatwi kuva iyi video utangiye kugera irangiye. YouTube channel nk'ibisanzwe ni Uziyeri Tech Media, nkubwira ngo wowe usanzwe liking iyi video, igitekerezo cyanyuganizi. Guys, mujye mwihangana, ndakwinginze andika muri comment, kiri ko wandika muri comment, cyangwa se ndakwinginze likinga iyi video. Niba utaranakanda subscribe, ndakwinginze kanda subscribe. Mbifuriza weekend nziza cyane, Imana ibahirinde, ibahe umugisha. Guys, wowe ukurikiye iyi YouTube cyangwa se ukurikiye iyi video, ibi ni ibintu bya nyabyo, ntabwo ari ibintu bya sikamu gusa. Zino application zigira igihe zigahagarara, ntabwo zihoraho, zigera igihe zigahagarara gusa. Ishobora kuyikoresha buno ugafatikiranya amahirwe ko iracyari nshasha, ntabwo iramara igihe, bityo rero nawe ukibikuriza. Urumva igize imaze ukwezi wabukuyemo agatubutse. Guys, ikintu cya mbere narabwiye, ibintu byinshi usanga kubikuza, application nyinshi mbaha kubikuza ni kuri Binance, kuko inyinshi bakubwira ngo bikuza kuri MTN Mobile Money nizo gushora. Iyo atari zo gushora, ujye umenya ko ari scam. Guys, rero hari n'abansabye investment, ndi kuyikoraho ubushakashatsi. Hari uwari wanyandike muri comment ngo nabazanira indi investment, gusa manze irahari, ndayibaha. Ejo nzabaha video y'iyo investment y'ukuntu washora ibihumbi 7 ukajya winjiza 700 ya buri munsi. Niyo igezweho iri muri minsi, nuko ndacyari muri check up, ariko hagati aho ntabwo ari ibyo ngibyo byatuzanye. Nzabisobanura muri iyo video ya investment, nuko ndi gusubiza ikibazo cy'uwo muntu wambaje iyo investment, gusa ndayimuha ntagire ikibazo. N'abandi bayikeneye mwandike muri comment murikeneye mbakorere video, gusa no gufatiranya amahirwe igitangira, icyane nshasha itazabajya ayanyu nk'ibyo Sony yadukoreye. Dukomeze hano rero, icyo ukora hano handitse top up, aba ari gutopinga app nyine kwinjiza. Urabona winjije ukoze deposit $1, wahita ubona version letter y'igihumbi. Kaze nkwereka uburyo ushobora gukora top up. Ushobora kuza
hano kuri Binance BBT20. Binance BBT20 urabona top y'amadolari make. Urabona hajemo uburyo bwa, urabona hano hajemo amadolari 5. Ushobora kuza ugashira wenda USDT imwe, kwaza ugakanda hano handitse top. Urabona make yo gushora muri application ni amadolari 5. Nimvuga gushora nubyumve nabi, iyi application ngiye kwereka uburyo ukoreramo amafaranga udashoye, kuko nanjye ntanashoye. Hari igihe mvuze gushora ukabyumva ukagira niyo gushora. Ushaka nyine washora kugira ngo uzamure umuvuduko ubikuze vuba, ariko icyiza nuko utashora kugira ngo itazahagarara ugasanga yo washoye urayahombye. Ngiye kwereka uburyo ukorera amafaranga muri application utashoye. Nureba iyi video kuva itangiye kugera ku musozo, kandi we mushasha niwe bagikanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ndakwereka uburyo urakuramo account n'uburyo ubikuza muri application n'uburyo uzamura level vuba ukabikuza byihuse. Ukimara gukanda kuri link urasanga no gushire muri description. Abatazi kureba muri description murayishanga muri comment ya mbere, murabizi nk'ibisanzwe. Ukimara gukanda kuri iyo link, ukimara gukanda kuri link nagushiriye muri description cyangwa se abazikora muri comment, murareba muri comment urayigukaho kuri page imeze kunguka. Urabona ukanze hano waba ugiye gukora login, ariko urazuminga. Ngiye nuko nabizuminze, urazamuka hano hejuru handitse create account, kuko waba ugiye creating account. Urazamuka hano handitse create account, ndagira ngo kuri step by step. Urazamuka hano handitse create account. Hano hambere icyo urakora urashiramo username, aha kabiri ushiremo email, aha gatatu ushiremo password, aha kane icyo urakora uraza urebe iyi mibare neza. Uyu mibare gukimeze uraza uyandikemo, uhere kuri 30229. Birategwa niyo baraba baguhaye, gusa iyo baguhaye uyitondeka uko bayiguhaye, nta kintu ihindura. Hari nubwo baguha imibare n'inyuguti, nabyo ubitondeka uko babiguhaye. Ukimara kubyitondeka uko babiguhaye, kuko zino application ntago biba byemeye gukoramo account ebyiri, ubwo wora bikora gutyo. Ukimara kubikora gutyo urahita ukanda hano handitse create account. Urahita ukanda hano handitse create account. Abantu mumenyereye online business murabizi cyane. Urahita ukanda hano handitse create account. Urahita ureguka kuri page imeze kunguko. Hano weho haraba hariho 500, haraba hariho izi gold 500. Kubera yuko haraba hariho gold 500, uraza urebe akantu uragura muno kajaja kakumayiningira. Hano ugura robot kajaja ikumayiningira. Reka nze turebe robot twagura muno ihwanye n'amagold 500. Urabona ihwanye n'amagold 500 ni iyi ngiyi, ukajya umayininga. Kanyizuminge muyibone, ngiyi ihanye n'amagold 500 ngiyi. Ukajya umayininga 250 ya buri munsi. Noneho weho uraza uyikandeho, uraza ukandeho guki. Urabona twe baratubwiye ngo not enough, ntago tuzifiteho nyine. Weho birahita bikunda. Hano harahita ukanzuminge mbikwereke. Hano weho harahita hatangira kubara. Hano harahita hatangira kubara, bakwereke yuko ujaje umayininga gold 250 za buri munsi. Ubwo na hano bahita bakwereka gold ujaje umayininga za buri kwezi. Guys rero urabona ngiye kubera nagiye nkora level. Uzi ikintu ukora rero aricyo nababwiye, muhishiwe muteremuzi. Kuri benshi niba wanarebaga videos z'iyi application n'abayikozeho muteremuzi muhishiwe. Mbere yuko icyo kintu ntibabwira, reba ko wakanze like, reba ko wakanze subscribe, reba ko kwanditse ijambo muri comment, reba ko washarinze iyi video inshuti zawe zikeneye gukorera amafaranga online. Weho niba umayininga gold 250 za buri munsi, uzaza usanga hano haje gold 250 za buri munsi, cyangwa se niyo zaba zabaye 100. Uzukande koregiti, uzukande hano zikoregiti, uzikoregiting. Ukimara kuzikoregitinga zizajye ziza hano hejuru nkuko muri kubibona. Nyihangana zina application babisaba kuzuminga nkuko uri kubibona hariya, zizajye ziza hano. None uzajye uhita ureba iyindi robot ihwanye na gold 250 wenda wamayininze ku munsi. Uzajye urebe iyindi gold wenda ihwanye na 250 wamayininze ku munsi. Urabona ihwanye na 250
wajya umayininga izingana gutya 125. Izi 125 wajya umayininga ziziyongera kuri za zindi 550, zihita ziba 325, gutyo paka uzamutse muri level. Urabona twe dufiteho hano hejuru dufiteho gold 113. Izi 113 tugiye kureba robo twagura zigahita ziyongera kwa ziri. Urabona nk'iyi robo igura 75, iyigura 100, iyigura 150. Reka nze tugure iyi 100. Mwibuke neza yuko twe dufite hano izo kumayininga, mwibuke neza kanze mbibeke. Mwibuke neza ko hano twe dufite gold zo kumayininga za 985 za buri munsi. 985 za buri munsi. None ngiye kwereka uburyo ziye guhita ziyongera ko hano dufiteho gold, hano dufiteho gold 113. Turaza turebe robot ihwanye na gold 163 ntayibaho, turagura iyi 100. Urabona nk'iyi ngiyi igura gold 100, ukajya kumayiningira gold 50 za buri munsi. Turaza tuyikandeho tuyigura. Urandudise tuyigura, tukimara kuyigura urabona ko umuvuduko ukomeje kwiyongera. Wabonye ukuntu umuvuduko ukomeje kwiyongera. Urabona ko hano batubwiye ngo tuzatumayininga gold 135 za buri munsi. Kuriya niko ugenda wongera umuvuduko. Nanjye nahereye kuri gold 150, none ngeze kuri gold 1035. Noneho nzakoresha uburyo nzagera kuri gold njaje amayininga gold 2000 bya buri munsi. Nazimayininga nkahita nza hano handitse finance, nkajya nza mite nandika hano, nkande hano handitse finance mite nzibikuza. Zaja mita nkande hano handitse finance mite nzibikuza izo gold 2000 nzaje mayininga buri munsi zihwanye $1. Nzakoresha uburyo nzagera kuri level njaje mayininga 2000 bya buri munsi, nkuko muri kubona kuri tableau yanyu, nkajya mbikuza $1 rya buri munsi. Kandi muri application amake yo kubikuza ni $1 nkuko uri kubibona. Guys, rero kugira video itaba ndende nzabakorera video y'ukuntu ubikuza ndi kubibereka, akakugeraho kuri Binance yawe, ukayakura kuri Binance ukayashira kuri MTN Mobile Money. Ntago nabereka uburyo bikuza ndadafiteho minimum. Mwabonye ko nta minimum mfiteho. Nzabereka ukuntu babikuza ari uko nujuje minimum, kandi minimum ni igihe gitoya, kuko urabona nemere ku mayininga gold 1035 za buri munsi. Ningira gold 2000 nzahita bereka uburyo ubikuza. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe ugakanda n'inzogera kugira ngo iyo video uzaba umuntu mu bambere bazayibona. Wowe ufitemo $5 wahita uyashora. Ukimara kuyashora, ushora $5 byibuze wajya winjiza menshi cyane, kuko urabona gold, urabona hano $1 rimwe rigura gold 1000, kandi gold 1000 wajya umayininga gold. Katugaruka hano muri mining, gold 1000 wajya umayininga gold 500 za buri munsi. Uri kubibona nkuko ubibona hano. Urumva washoyemo $5 wajya ubasha kumayininga izigera mu 2000 bya buri munsi, ukajya winjiza $1 rimwe bya buri munsi. Urumva mu gihe kingana n'iminsi ngahe ubugaruje ayawe, ugahita ujya mu nyungu. Ariko inama nakugira ntushore kugira ngo itazahagarara ugasanga yawe barayakuriye, ukaba uri kuvuga ngo wowe watuzaniye scam ngo biki n'ibiki, muhita mwandikira abantu mwihuse ngo scam. Ibintu biba bikora mu minsi ya mbere, rero iyo ushoyemo mu minsi ya nyuma hari igihe bakuriye. Video nuyirebe ukaza kuyireba maze ukwezi maze icyumweru, washora muri application bakujya uvuga gute ngo yari scam kandi uyirebye igihe cyararangiye. Guys, rero nashoreze iyi video y'uyu munsi ya Yuzuye Tech Media.